Reka nkubaze yego mbaza. ibanga Mm, iyo ingo ziramye mm, uruhare mm, rurimo mm. ni uruhe? Okay, murakoze cyane kumbaza kuri icyo kibazo. Ibanga ry'ingo ziramye uruhare iki? Uruhare rurimo Mm. ni uruhe? Okay, ikintu cya mbere rero mu bantu bashakanye kugira ngo bagire urugo ruramye nk'uko n'abandi bose muri rusange baba bafite ingo ziramye, ikintu cya mbere ni ukumvikana ndetse no kwizerana, kuko iyo urugo rwabuze mu kwizerana burya ibintu byose biba byamaze kwangirika. Ariko iyo abantu babiri bizerana bagasenyera umugozi umwe, ni hahandi usanga nta kibazo na kimwe gihari. Urugero wenda aho ngaho ikintu natangaho ni uko iyo nk'uyu mugore n'umugabo wenda hari igihe usanga bafite nka botike, ariko muri iyo botike ugasanga buri muntu wese arasahura ajyana kuwe n'undi ajyana kuwe. Ibyo bintu rero bikaba byatuma nk'umugore cyangwa se umugabo umwe muri bo atizera undi. Icyo gihe rero hatabayemo kwizerana bituma abashakanye urugo rwabo rutarama. Niyo mpamvu tubagira inama rero, ibanga ryo kugira ngo ingo zabo zirame ni uko hagomba kubaho ukwizerana. Ikindi navuga ni uko hagomba kubaho kugira gute, kugira umwuka umwe cyangwa se kugira umujyo umwe, sibyo? Niba umuntu akubwiye ati nyabuneka tujya aha, ntumubwire ngo tujya aha. Mbese ugasanga igihe cyose ntabwo mushobora kuba mwahuza. Uravuze ati ngiye ndashaka kwigira wenda Nyabugogo, undi ati ndashaka kwigira i Nyamirambo cyangwa se ndashaka kwigira hehe. Ugasanga igihe cyose ibitekerezo umugabo azanye umugore arabirwanya, cyangwa se umugore ibitekerezo azanye umugabo arabirwanya. Igihe cyose agahora ameze nk'aho umwe muri bo apingana na mugenzi we. Ibyo rero bikaba byatuma umuntu adashobora kuba yatekereza neza ku rugo rwiwe, bikaba byatuma nabyo bitaba mu byarambisha urwo rugo. Niyo mpamvu rero tubagira inama tubabwira ngo niba umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ugomba kumenya ngo ugomba kugendera mu mujyi umwe, mu mujyi umwe wiwe. Tuvuge wenda niba avuze ngo tugende aha kandi ubona ko biri ngombwa muhajye, yaravuze ngo tugire gutya, niba ubona ko biri ngombwa ibyo bintu nawe ugerageze ubikora. Ariko mu gihe uzi ko utabikoze ujye umenya yuko urimo uragira gute, urimo urarusenya, kandi ubusenya urwego bagira bati bamutiza umuhoro muri rusange. Ikindi navugaho ni uko akenshi na kenshi iterambere ryabo aho usanga buri muntu wese ashobora kuba yakura yishyira. Ariko iyo utishyira, iyo wumva ko urugo ari urwawe, iyo wumva yuko uri proud y'ibyo urimo, iyo wumva yuko nta kindi kintu, nta ngingimira, nta kindi kintu usize inyuma, icyo gihe bishobora kuba byagufasha kuba wakubaka urugo rwawe neza mu iterambere ry'urugo. Ukavuga uti njyewe mfite wenda umushahara w'amafaranga 50,000 urugero. Uwo mushahara w'amafaranga 50,000 umugabo wanjye afite umushahara w'amafaranga 100,000. Ibyo 100,000 ni 150 mu kwezi. Ibyo 150 mu kwezi, reka basi byibura ninjya guhaha mpahisha 5 cyangwa 2. Ibyo 2 tugerageza uburyo ki turi bubirye kandi bikagira gute, bikaduhaza. Ariko hariho abagore usanga basesagura, ugasanga aragenda arajya guhaha atitaye ngo amafaranga azava he, atitaye akagenda agahaha, agahahisha nk'ibihumbi 5 cyangwa angahe. Icyo gihe ntabwo aba yitaye ku iterambere ry'urugo rwe. Rero iyo urugo rudafitemo iterambere, niho hahandi usanga hazamo ubwiryane cyangwa se kuryana. Bikaba byatuma ugira gute, ushobora kuba wahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, harimo kumva urugo warurambiwe, kumva udakeneye kukibana n'uwo muntu mwashakanye, ukajya ureba mugenzi wawe ukumva guteye iseseme, ukumva ntumukeneye, ukumva ndetse urumva utamwifuza mu buzima bwawe, bitewe n'uko ubukene bwamaze kubataka kandi bwabatatse mwabigizemo uruhare rukomeye. Niyo mpamvu rero buriya mu isigamigani abantu bajya bakunda kuvuga ngo burya ukurusha umugore aba akurusha urugo, kandi burya umugore iyo ufite urugo rwiza ufite umugore mwiza. Ari nayo mpamvu dukunda kubabwira ngo abagore mugerageze mube intwaro nziza z'abagabo banyu, kuko bizatuma mugera ku byiza, muzatuma mutera imbere, bizatuma mugera ku byinshi cyane kandi mwifuza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niyo mpamvu rero nk'iyo umugabo
akoze uko ashoboye kose agakora ibishoboka, akakwerera imbuto, akakwereka buri kimwe, nawe uba ugomba kugerageza kumanaginga umutungo w'urugo kugira ngo ugende neza. Aho ngaho wenda nagaruka kuri point y'abagore. Umugore arareba mugenzi we akifuza kubaho uko umugenzi we abayeho. Tuvuge na nk'ubu umugore ashobora kuba navuze 150. 150 ugasanga 150 umugore wawe nawe mwembi nibyo mwinjiza muri urwo rugo. Umugore wo mu baturanyi binjiza 500,000 cyangwa wenda na miliyoni, agasanga agakweto keza kaje gashyashya niwe ukambaye, igitenge cyiza niwe ucyambaye, inyama nziza niwe uyikaranga, kandi umugore wawe yabyumva ati nanjye ibi bintu ndabishaka. Ibyo bintu rero biri mu bintu bidashobora kuba byatuma ingo zanyu ziramba, igihe utakira uwo uriwe, igihe utakira uwo mwashakanye, igihe utiyumvamo icyo uri cyo muri urwo rugo, igihe cyose uzasanga ibyo ari ibibazo bikomeye cyane ku mbogamizi zo kuba ingo zanyu zarambana. Ibyo rero reka tubibabwire kandi tubasabe yuko buri muntu wese ukurikiye iyi video, niba hari ikintu mufashije, icyo nkwibutsa no gukora subscribe, sharing ino video ndetse unayilikinge kugira ngo iyi video niba yagushimishije bijye bigaragara, natwe biduhe motivation kuba twashyiramo imbaraga zo kuba twategura izindi nyigisho. Rero buri mugore wese yitekerezeho ndetse na buri mugabo wese yitekerezeho, bitekerezeho mu bijyanye no kugira ngo ingo zabo zirambe. Ese uruhare rwawe kugira ngo urugo rwawe rurambe ni uruhe? Ese wowe ukora iki kugira ngo urugo rwawe rurambe? Ese wowe ni iki wumva wakora kugira ngo uhindure noneho wari uri ugeze aho wagize gute, aho wari uri? Ni ukuvuga ngo aho wari uri have ujya ahandi kandi heza, kandi hatuma mugenzi wawe yishima kandi akumva ameze neza. Reka rero mbifuriza ibihe byiza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hose, ndetse nabo bitameze neza mukomeze mwihangane. Mu isi niko bigenda, ntabwo igihe cyose gihora ari cyiza, ariko burya Imana irakureba kandi ifite umugambi kuri wowe. Imana ikomeze ibarinde bamugisha, ndabakunda. Ariko hari akantu kamwe nari nibagiweho kandi nanone kubasezerana ntakababwiye, ni ikibazo gikomeye cyane. Nka buriya mu iterambere ry'urugo buriya ndetse buriya n'abana banyu hari iterambere cyangwa se hari igituma urugo rushobora kuba rwaramba, ariko cyane cyane mu bana bawe, cyane cyane nk'iyo umugabo akunda abana. Aho hantu ndahagaruka cyane, burya bishobora gutuma umugore yumva muri we ntaho afite ho kuba yajya, nta wundi mugabo azashaka uzamukundira umwana nk'uko umukunda, bikaba byatuma yumva yuko muri we ashobora kuba yaguma muri urwo rugo, nubwo hariho ibintu byaba bitamugire gute, bitamworoheye, ugasanga aravuga ati reka nihangane ngume muri uru rugo bitewe n'uko umugabo wanjye ankundira abana. Ariko hari n'abagabo usanga ari ba ntibindeba, bitabareba, umwana yagwa hasi, umwana yahura n'ibibazo, umwana mbese ugasanga ibyo bintu nta sosi bifite. Rero ugasanga no kwita ku bana mwabyaranye, kwita ku nshingano zabo, kubakurikirana, ibyo biri mu bintu bishobora gutuma ingo zanyu ziramba hagati y'umugabo cyangwa se umugore. Ariko iyo wigize ntibindeba, bishobora gutuma umuntu yumva yuko uri ntibindeba, nawe akumva arababaye bitewe n'uko hari ibyo aba atagira gute, atabona bikwiye uri gukora. Reka rero turekere aha ngaha, wifuza ko iyi nyigisho tuzayisubiramo muri comment, hanyuma tugakomeza. Imana ikomeze umugisha.